Ikigo Skills Driving and Language School twigisha neza gutwara ibinyabiziga especially moto kategori A, kategori B imodokari, kategori C ikamyo cyangwa se icyo twita ngo ni ibinyabiziga bitwara imizigo iri hejuru ya toni 5. Akarusho twanigisha na kategori F cyangwa se imashini mu gihe ufite imyaka 20 kuzamuka. Uyu munsi rongeye kubigisha uburyo ushobora gukora ikizamini cya circulation kuri kategori ya A cyangwa se moto. Biragoye cyane kujya gukora ikizamini mu Busanza cya kategori A utazi neza gutwara moto. Uzi neza gukoresha amburiyaje ko moto zo mu Busanza zigira imbaraga cyane. Bisaba ko uzi neza gukoresha amburiyaje. Ikintu ukaba waranyuze mu makona byibura nk'igihe kingana iminsi 15 cyangwa se 20. Ubu ni umwihariko dufite muri Skills Driving and Language School. Rero ngiye kubereka uburyo ushobora gutwara moto neza ukayimenyera, wamara kumenya gutwara ugatangira n'amakona, wamara kubimenyera byombi neza ukabona ukajya kwiga mu Busanza ugakora ishuri imwe kuko iwacu ntawe utsinda. Your future is our mission. Twagiye tugendana akantu kamwe ku kandi. N'ibisanzwe urambara kasike cyangwa se ingofero kwirinda ibyago. Nirebe gutya iyi ngiyi nirinda ibyago, urinda umutwe. Hanyuma numara kuyambara neza uranagafunga, urambara sentire ukafunge neza. Urira moto ya nk'ibisanzwe. Moto ni urwembe kuko byonyine niyo ukarazeho yumva ko ari nk'akantu kazamo kagaragaza ubuhanga n'ubudangarwa no moto ifite. Turashyira muri test ya mbere bisanzwe uratwikira aho gutya waragize ukitegura urugendo. Kwitegura urugendo n'ibisanzwe ngiye koroshya kamburage hagati ya kuri test yanjye nzamukana n'akariro mite nkoresha vitesse. Hano ku kibuga cyacu dukoresha vitesse enye, bisobanuye ngo nakatana vitesse ndagenda muri 4 nkatana vitesse ya 3 nera ibinyoteri ndazamuka muri 2 mpagarika nk'ibisanzwe ndaza kuza kubyubahiriza. Hanyuma rero hano utegura guhagarara, iyo baguhagaritse urahagarara. Iyo bakuzamuye urazamuka neza ukubanza ukumva ko akamoto gafashe neza ukazamuka ariko wakuyemo cya kiyoteri cyawe. Ugahagarara ariko udakuba ikirenge.